iyi nda yawe ntuyitware bwari mwe wumva uko ujyana umusore uva mu karuri akazu kameze nka burende waje kunteta witwaje benzi unzana udukeke twa buri munsi nanjye habe no kubikeka uranyinjira paka twisanzuye binabyara n'uyu musaruro iwacu bashize hanze ngusisa n'iki wabo ngibyo nakoze nibikwiye babo nawe upfa kumbona ndenguka wirukiye hafi kuvunika uranyitsimba nkaho ndikijura nakomeje gukomanga kuri cya gipangu wanyeretse ngo niho utuye nasanze nta n'icyo mupfana nababwiye ngo shaka Emmanuel barambwira ngo urashaka umukozi wacu niyo wabyemera nitwabana kuko waranambeshe azira inda yawe nigire nanjye nsubeze ubukobwa bwanjye nigire ariko simva ntabwo simva Samsung 250 ni sure deal. Smartphone za originali kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra, A26, A36 na A56 zisohotse vuba kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2 akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, ama laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu. Cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Mukomere cyane nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nitwa Irene Murinda habikasha amakokero cyangwa se Morodekai. Happy new week. Mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Kigali mambo vipi? Ku Kigali ni heza koko ibintu biba bisa neza. Abajene bose barajya mu kazi, ibintu ni business ziranyaruka cyane. Natwe kuri onomo turashima Kristo. Rero ubu ngo bigiye kugenda gute nuko mfite umukobwa mwiza wicaye imbere yanjye. Ako nangiye icyumweru neza kwe. Niko ariko mani cyo ngukundira. Nkuko utameze nk'aba. Vitesse. ni byiza cyane. Kaba umeze neza? Ndaho ndakomeye. Umeze neza? Cyane. Kuseka neza? Rakoze. Ngira useke turebe. Winera isoni. Ngabireke. Urazenze kandi nk'umujije. Uje kucyumva nabi. Reka wiseka. Nibyo natojwe kumva nabi. Ukumvira he mu birenge. Cyangwa mu mano. Iki cyo naramenya kabisa. Umeze neza ariko. Ndaho. Okay. Wowe turaziranye. Twarahuye. Cyane. Rimwe nkubonaho gake. None ubu ndashaka kukubona mu buryo burambuye. Yego ariko hari abatakumenye wenda. Yeah. Ngiye kuguha akanya nk'amazago na 30 wivuge. Nivuge? Bwira abantu kabisa. Niniyera Miriam nk'ibisanzwe nkabicana cyiza, icyanya kiziri cyasha, icyana gikunda abantu nkuko mubizi namwe ndabakunda murakoze cyane. Sike. Hako we mwivuga gute mwebwe? Hakubwira ngo ivuge. Wande shadisha. Shadiya mama. Wow. Vakona. Ana karaho ngaho. Kagenda nkakaza. Uteye ko ntacyo ntwaye. Iyo kaba kabaye mujye mumenya ibintu twivuga. Tinage ndakana kagenda nkakaza. Ariko ntacyo ntwaye mfite umutima mwiza. Bahita baguha amashyi bati guma. Nari nzi ko rero buri ahivuga aba type gusa. Nubundi. None we bite? Kuri kwigana basore. Oya nge ntago nivuze. Koze iki? Ibi ni ibisingizo. Ni ibisingizo. Yeah. Yego. Ku ruhande rero nibiza kunkundira naza kwakira umugabo dusuhuza uri hano hafi uri kubikurikiranira hafi. Ariko ikiganiro cy'uyu munsi kiri very special.
nabonye ukora ibihangano byinshi Yego. bijyanye n'ibisigo bigiye bitandukanye. Ndavuga okay, let me try katugerageze turebe ukuntu kwereka abantu mu buryo bwisumbuye. Yego, hari projet mukoramo yitwa Icyanzu, hari nawe ibisigo byawe bwite, ariko abantu bakeneye kukumenya byimbitse. Ese harya ngo ni Miriam. Miriam, ayo mateka yorayazi? Yari muntu ki? Mushiki wa Mose. Yari mushiki wa Mose. Ngo bamutse inyanza byagenze gute? Bamaze kwambuka inyanja yakoze iki? Indirimbo z'amashimwe. Miriam ngo ari mubi cyane. Nkuko ndi mubi. Kunkumuye. Zindirimbo yaririmbye kuntu imeze? Ni yihe? Hari indirimbo Miriam yaririmbye bacyambuka inyanja itukura. Bandahirimbye nuko ntazi kuririmba. Mbwira amagambo basarimo. Uri mu bakunda ibintu bikomeye kandi byiza. Iguriro igufasha guhaha neza ku masoko yo kuri internet akomeye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai nka Amazon, Alibaba, eBay, B&H, Taobao n'izindi nyinshi. Hitamo icyo ushaka, wishyure 50% mbere, hanyuma asigaye uyishyure igihe ibicuruzwa bigeze i Kigali. Ni uburyo bwizewe kandi bworoshye. Hagati aho mu minsi 7 na 14 tuba twatumitse ni kuri wa@iguriro.com cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0718181680. Wanashyira application ya Iguriro muri telefone yawe. Erega guhaha biroroshye na Iguriro, birasa neza nko kwitungira isoko mu nzi wawe. Ko baririmba nyinshi. Oya, iyo ndirimbo irazwi cyane kuko witwa Miriam, ukwiye kuba waranayimenye indirimbo yateye. Hariyo bajya bavuga ngo Miriam aratamba agatambira Uwiteka ko yabatabaye. Yego, baba bavuga amateka yariko indirimbo yaririmbye igihe yavuze amagambo yayo. Miriam directeur azi kwandika noneho bacyambuka inyanja. Ese bakubita lyrics aho ngaho. Iyo ndirimbo yitwa ngo ijya Miriam. Kuyisha nakwahuranyije nitwa Kashaka Kokero. Sirabibaza ko yaririmbye nyinshi pe. Ha, nyinshi. Ni imwe. Yego. Wizigira nyinshi. Mfasha numve. Nawe wabona uri Mose. Ndacyari imbere. Mujye mundeba mu ntinye cyane. Miriam buriya yari mushiki wa Mose nibyo koko. Abisirayeli babambuka inyanja itukura. Nawe uzabisome ibyo bintu n'izina ryawe si iryanjye. Gusa amwe mu magambo ari mu ndirimbo aravuga ngo abavuga nyine gukomera kw'Imana, kuko yagize hakurya himbaza Imana kabisa. Aravuga ngo ifarashi n'uwihetse ubiroshye mu nyanja. Ayo namwe mu magambo ari mu ndirimbo ya Miriam. Bindi namwe mwiyuzurize. Se wumva se? Ngerega mba nazindutse. Ubakwe. Uri umusizi rero. Nabonye usiga kuri topics nyinshi zitandukanye. Yego. Ariko ivuga numva amakanu k'ikirundi. Umurundi cyangwa Umurundi kazi w'umunyarwanda kazi ndi byose. Uri byose. Yego. Isawarata. Ubwo n'abashikiranganje nabasuhuje. Nabo turabasuhuje cyane. Turabaramukije. Muduza amadaramu muri komenti. Uyu mwana ni umuhanga cyane cyane, muraza kubibona. Ni umusizikazi mwiza cyane. Kubitangiye ryari mani bifuye ko tubyinjiramo neza. Nabitanguye haci imyaka atari myinshi cyane ariko myinshi, ariko byeruye nyine ku buryo ngera ku kibuga. Nabitanguye 2024 duhura na coach wacu Rumaga. Yego. Nibwo nabitangiye byeruye ku buryo abanyarwanda muri rusange n'abanyamahanga batangira kumbona. Yego. Nabundi nabikoraga ariko nkibikorera ku kigo cy'amashuri gutyo mu bukwe nyine bitagira ku mbuga cyane. Yego. Like bwa mbere wegura beko kavuga ndumva ari ibintu bindi mashaka kwandika. Byari nka ryari? Byari 2020 niga mu wa 4 secondaire. Wandika igisigo? Yego. Umva kimeze gite? Ntago cyari ciza cyane ariko naragerageje bitewe nabona n'indimo. Nabo warurimo. At least
uko muhura na coach Numa gukora n'abandi basizi hari navuga impinduka wagiye ubona mu busizi bwawe? nini cyane. Wow. Nta muntu ubura umwihariko wawe ukaba uwuhe? Itaka ariko ujye uvuga umwihariko wawe. Ubwo sa n'ubuhe kuri mwe mu ndeba? Nta muntu ubura umwihariko. Uriya muntu umwihariko we ubona ari akantu k'agasaza cyane. Nanjye ndakantu k'agakecuru cyane. Ku buryo hari nk'ikintu avuga ati umuntu afite imyaka ingahe? Nanjye nuko ndagakecuru cyane n'umwihariko. Ukumva nyine ubusizi bwe burimo nubwo mba ntebya ariko kumva harimo wisdom nyinshi. Harimo wisdom ndabyita ngo ikira mu Kinyarwanda ndahagwa hano ngo mwenye vango ni sagesse none ndacyahagwa. Harimo ubukure bwinshi kabisa. Wowe bite? Ntago mujya mubyumva ko harimo ubukecuru nanjye bwinshi cyane. Turabyumva mu kanya gato. Yego. Ubundi mbiyereke. Iki cyagukundishije ubusizi rero? Ubusizi bwa mbere nyine natangiye kubikora ndabikunda. Yego. Nabikunda muri jewe nyine numva ari ibintu nkwiye kugerageza cyane kandi mbigerageje mbona birakunda. Yego. Wow. Ni sawa cyane. Ntabwo ndi bugutinze mu byo kwisobanura tuganira tubwira abantu ahubwo uze kunyemerera unkundire dutangire kubereka noneho who you are, icyo ufite ni igiki. Biraza kudutwaramo ubusession butandukanye kuko iki kiganiro ndashaka ko tugikora bitandukanye n'ibindi nyankora kugira ngo abantu babone icyo nifuje ko ubereka cyawe ufite muri wowe, bityo nikibanyura baguha amaboko. Nukuri. Kuko buriya nicyo umartiste wese aba abashaka iyo afite ibyo afite abagira ngo abigeze ku bantu nabo bamuhe amaboko bamutiza amatwi bamwumve kabisa kugira ngo bigere kure. Ambo urashaka kubitangira gute rero? Njyewe ngo mugiye kumufana mu kanya gatoya. Ndashaka kubihera mu mizi. Mu mizi? Yego. Cyane ukuri bihere mu mizi. Ko naharyama se mu mizi. Yego. Shangira hane ryama. Buretse. Ubu birahindutse. Twanzitse nta kirundi wabaye noneho umuhanzi. Komera cyane. Dukomerane. Umwanya n'uwawe. Kuyisa urakara. Ubaye iki? Oya se. Oya simva. Njye simva. Ntango nshobora kuva. Yankuye mu nzu yanjye niberamwo. Anandukanye n'abana banjye. Ngo ninjye tubane muri iyi nzu. Twose nari mfite. Natuzanye ndadushira kuri iyi nzu. Ariko ngo amategeko yavuze ngo ubwo nawe yanzuye ngo ningende ntacyo nazanye. Narakora nkinjiza. Amafaranga yose nari mfite ngo nishireho amarangi ngo nishireho amakaro none imyaka 12 tubanye ansohoye nk'imbwebwe kandi njye nari umuntu hoya njye sinshobora kuva simva n'Imana niyo byemera njye sinava simva yanjanye mu mategeko ngagiye kungira umufatanya w'iyi nzu nkuko nyine ndi umufasha we nawe yaragiye anshira mu bagabo anshira mu bibona amaso hakunshira mu bafatanya b'iyo nzu none nta na kabiri gaciye aransohoye ngo ningende ntacyo nazanye nkuko indaya bayihembera ku gihe ubwo naba ari imyaka 12 twabaye muri iyo nzu ame 5 buri joro ariko nyine ntago naziraho njye simva n'Imana. Oya se we Nyamuneka. We Nyamuneka. None se umva se. Oya simva. Nese ngo byagenze gute? Yankuye mu bana banjye. Oya. Oya mama mbwira. Ihangane. Ihangane ugerageze umbwire.
byagenze gute harengeze ubwoba mva ko bavuga ariko aka kabiri n'ubundi tugakomerezaho nk'uko nyine wakomeje imbere gato ko nari nagiye kwigirira ubwoba ubura uti simva sa n'uwegera imbere gato mbabarira kwicara oya kuvuga ndaje mu kanya ndahegera ningerera igika kimwe cyonyine utubone kujya mu bindi hari nangiye guhamuka ubundi ndarizwa nikaka gahinda nakiki nasebeje ibere nose kuva wa musi nishandika muri ibi ubundi umugabo utaza agaciro kanje nigute nokomeza nge nkamwihambiraho ijoro ryose naraye ngaha niyigeza amako tuzi nigeza ngirira n'impuwe na gatoya ubu nyine nakundi nye ndagiye urushaka rwo bashatse njye ruranze abagishaka muzashaka ubwo nakundi sinzi iyo nerekeza sinzi niyo ngiye ariko nakundi uku niko ngiye kuko njye biranze mana ntabwo kirangije ndabyumvishe ni igisigo uduhayeho agace gatoya wanditse kuri divorce z'abashakanye yego kuki biko yanzi ko bibaha ahantu henshi nge nanditse ibintu bibaho kwako niba byabaye kuri umwe nemeza ko icyo kintu kiba cyarabaye n'ahandi cyakizaba n'ahandi kugira ngo wenda umuntu agiye gufata iyo ngingo cyagiye kugera kuri iyo ntego ajya abanza atekeze kabiri amenye ibyarimo neza nyine yego wafashe uruhande ujya kugahinda k'umubyeyi w'umumama numvishe uvugamo byinshi birimo gukurwa mu bana n'ibindi bitandukanye kubera iki abana banje yabankuyemo story uko nayanditse abana banje yabankuyemo kujya muhura n'umugabo akiri umusore kavuga ati nubwo uri umumama ndemera tubane ariko abo bana sinababyaye bashire ku ruhande uza twubaka umubano wacu ubwo ibyo bintu kandi bibaho nicyo nanditse nkurikije uburyo umuntu agutanya n'abana agutanya n'ibintu byo byose ukabisiga wageraho noneho nibyo wagira ngo urirukiye byari ijuru rito bikakubana umuriro waka yego numvishemo amagambo asa nasobanura ko inzu yari nziza byari mu gisirimu ariko uko usohotse wambaye birasa naho ari inshwabari nyine nubwo ibyo byose nabikora ariko urumva nta rukundo rwari rubirimo yego sibwe kwambara neza ntago byari bupfe gukunda bivuze ngo wifuje gutangamo iyo message mu busizi bwawe ukoresha iki gisigo nge nifuje gutangamo iyo message ivuga ngo abagore muzubatse nubwo bigenda uko nubwo munyura muri ibi byose noneho basi byibura mwe muzirimwe bimeze uko ikebuke hakiri kare cyamwe mutarabijyamwo mubyitegurire byitondeye utazapfa kubihukiramwo habamwe ibi nibi kandi nibyo kuko wumva naho byabaye bibaho ubwo nyine utarafata iyo ntego azagenda azi ibyo agiyemwo yanatekereje kabiri noneho wewe izi mbogamizi zose yahize uburyo zitazamubaho yego isubire muri vestiaire murakoze uyu ni umukino wa mbere mwamubonye abanje kuduha sample iyo kuri divorce uriteguye se ntabwo uracyazi ko ari ibindi agiye kongera ahinduremo gatoya dukomeze tuganire ariko Roma wansuhuza nyamara ntacyo bitwaye kunsuhuza ni ku mwana ajya agenda ahindure noneho unsuhuze ubu koko numvaga nihitiraga humura ntabwo ngufata iminota myinshi ndajya ngufata nk'akanota kamwe gusa komera cyane Rumaga komera cyane muri ndahabi u Rwanda ruzira umwaga birabaye mu mana uri amahoro urabaye ndasongoye yego ikiza uri umutoza sigaye nkunda ukuntu sigaye ukunda no kunshaho wowe nta byinshi uvuga uti vugana n'abana nago suko atari byinshi wenda hari byinshi bishobora uyu munsi kumvugira ibyo nakubwiraga nifuza kuba navuga mpano nk'izi ngizi iyo zibivuga gemba ndi mu bafana urasa n'uri muri kamera wowe uri nawe buriho urakoze cyane yego nkwakiriye mu gace ka mbere ni se nk'iri buriro turacyarimo introduction kugira ngo dukore kuri iyi mpano y'uyu mukobwa yitwa Miriam ariko usa nk'umuvuga mu buryo butoya n'umukobwa umeze ati hanze mu mwanya kugira ngo dukatinge menye ko yagiye guhindura
ari guhindura okay sawa yego mbwira mu kuri nagiye mbona impano nyinshi zitandukanye cyane nyuma yaho mpisemo wenda nk'umujyi wo kuvuga ngo reka ndebe ko hari impano naha akaboko cyangwa nashyigikira mu buryo n'ubushobozi runaka buba buhari. Niyera Miriam icyana cyiza n'umwe mu mpano z'igitangaza nahuye nazo. Impano igira ibintu bimera nk'aho ari bibiri bikomeye, ugukora cyane kwayo n'ikinyabupfura. Yego. Iyo byujuje burya ibindi biza mu ngabire nyine Imana iba yaratanze. Ibyo bita divinite. Cya kintu umuntu ndaba atatwara. Impano arayifite ariko hiyongereho ibyo bintu bibiri. Abakurikira imbuga zina za Nyirakabugabuga arizo ge nawe twaganireho cyane tukabona yuko nk'iki kirakwiye. TikTok ye anezeza abamukurikira. Yego. Instagram imbuga zose akoresha arakora cyane mu bushobozi bugoye mba mbona n'ibyo atakuganiriza ariko arakora cyane ku rwego rwo kubona ko kumuha akaboko nta kibiruta. Yego. Ni impano itangaje. Barundi kazi bashinga ntahe bagenzwa nzu bagenzi banje banyarwandakazi wowe basha kumva cyangwa gukurikira ibintu akora kumushyigikira jewe burya niyo mwenda mu ndimo ibindi nzigura. Ceceka utongera kuvuga guhera aha mpaka ngo wabundi burenganzira. Iyi nda yawe nuyitware bwarimwe wumva uko ijyana umusore uva mu karuri akazu kameze nka burende waje kunteta witwaje benzi unzana udukeke twa buri munsi nanjye habe no kubikeka uranyinjira paka twisanzuye binabyara n'uyu musaruro iwacu bashize hanze ngusisa n'iki wabo ngibyo nakoze nibikwiye babo nawe upfa kumbona ndenguka wirukiye hafi kuvunika uranyitsimba nkaho ndikijura nakomeje gukomanga kuri cya gipangu wanyeretse ngo niho utuye nasanze nta n'icyo mupfana nababwiye ngo shaka Emmanuel barambwira ngo urashaka umukozi wacu wajya kuntereta benzi uyivanye ku kinamba ukomeza kumbesha ngaho twari inda yawoneye nanjye usubiza umukobwa bwanjye nigire inda yawe nuyijyane nawe bwarimwe wumva uko ijyana namwe museka nimutuze kuko amenyera guseka ari yawe nk'uko icumba giseka umwugaro ariko inda nayitware basi mwe mugikomere mwikomereho ubwo bukobwa bwanyu mu buzigame nimuzacinzira naciye n'inzira mbirajyana urebye yuzuye urubozo rw'isi baratwonka bakadute ku mihanda ubwo bukobwa bwawe wabukomeraho ugikomeye nanjye byanze niyo wabyemera nitwabana kuko waranambeshe akira inda yawe nigire nanjye nsubiza ubukobwa bwanjye nigire ariko simva ntabwo simva ndakora yawe ndayijyanaye ijyana he aha ni ikibazo mw'abantu mwe abantu kugize kuko ninjye wayiguteye none icyo ngicyo noneho uba uri guse abajane mwe bakanu ko gutenda n'abana tarika banza ungibwirire rata kukomeje kuntera ubwoba naje ndaguhumuriza mukanya wa mugano umuntu aguteye inda yagukira wow iki cyo wacyanditse birumvikana message irumvikana ariko hari ukuntu wa byakitinga byo nkabona bitangiye kuba seriye byari seriye n'ubundi byari ko ni true story zibaho wenda ntibyambaye ariko hari aho biba yego byari seriye rero so wa mugano ukumva iyo umuntu muteye inda burangara aba ari ubwande ku mpande zose nabonetse gatoya uyisama se nini iyo umuntu bamuteye uburangare nubwo uyisamye cyangwa nubwo uyiteye nubwa bose ndetse gatoya
gutera no gusama. no gusama harangara nde? Hari abantu baba basama, hari abantu baba batazi gukwepa, bazi gusama gusa. Bazi gusama gusa batajya bakwepa. Aha, uretse gato kuko Shaka bataka inyamikino y'abana bajya batikira dupira. uko numva wanditse igisiko cyawe birasa naho kuba warasamye uri kubigereka ku wundi muntu. Akira ibyawe wampaye wumva uko biryana. Uburanga ninde warangaye? Sinavuga ko ntarangaye, ariko nawe yararangaye kuko yateye ibyo atazasarura. Yego. Nanjye nararangaye, wenda ko nemeye ko bayintera. Niyo mpamvu mvuga ngo ni twese. Nk'ukuntu rero hari abazi gusama gusa, hari n'abazi gutera gusa. Hariyo cyane. Anizuriza abajene bazi gutera gusa. Mugore. Nukuri pe. Araba. Ego nabagatera koko. Bagatera. Natwe tugasama. Yego. Ikibazo ingaruka ziba ahanini zijya ku mwana. Zijya ku mwana na nyina w'umwana. Cyane. Wenda nyina w'umwana bigizemo uruhare, ariko umwana ntarwo. Umwana we n'umuziranenge. N'umuziranenge. Ugenda wandika ku ngingo ro ndi kumva zihura cyane na societe. Ibi ntibamo bya buri munsi. Cyane. Kubera iki ngiki? Nabonye ari byo abantu bakeneye ko hanini. Kuko wenda kujya kwandika inkuru from nowhere nayo yakumvika. Ariko iyo nanditse ibintu nzi ko bibaho nibwo kuko nge mparanira kuvura imitima y'abantu bafite ibi bikomeye. Yego. Ubwo nanditse inkuru nzi kibaho menya ko hari uwiri ufasha. Ariko iyo nanditse inkuru ntekereje ntaranumva yego ishobora kuzabaho, ariko muri ako kanya nta gitanga umusaruro mwinshi nk'iyibaho. Yego. That's so nice. Turacyakomeje. Ugiye gusubira muri vestiaire, ariko abantu baduye commentaire. Icyambere bakibonye wakozeho agace gatoya ku bijyanye na divorce zimaze kuba nyinshi cyane muri iyi minsi, bisa n'ibyabaye umuco. Aho noneho ugarutse guterwa inda itateganijwe kuko nibiha cyane itateganijwe. Abantu nabo batubwire uko ubyifashe, barayiguteye byagenze gute, wayiguteye akubwiye ngo iki, duhure muri commentaire. Ariko mbibutse ko yitwa Miriam, uyu nguyu ni umuhanzi, ni umusizi, ibyo ari gukora ntaho bihuriye n'ukuri kwe, ahubwo ni ukuri kwanyu mwebwe mudukurikiye. Twakomeje. Makoze cyane. Ndacahari ndagenda imihanda nubwo mwari muzi ko napfuye, ariko kibobo ndacyagenda. Ubu nibwo buzima bw'abana b'imihanda. Nararaye ubusa mwabimenye hasi, naraye ntifutse mwatwitse ibiringiti, naraye hanze mwaraye mu magorofa meza, ariko kibobo ndacyagenda. Ubu nibwo buzima bw'abana b'imihanda. Nimfa muzaza munyunamire ngo nagende hari umuziranenge, kandi nkiri kwisi mwaranyirengagije, nta n'uwashaka no kumbona mu maso ngo genda kibobo urananuka. Ndasa nabi ndananuka, ariko ntibyagakwiye. Ntuye mu bantu mungana namwe. Bamwe twabuze ababyeyi tukivuka, ariko nta n'uwanyegerenga mbaze ngo uvuka kwande. Uva kuba gusa utambyaye, naho nkomangiye ngo n'ibyanjye ni hatari. Garagiye cyagenda. Bishobotse narava no muri imihanda nkaza kukwirebera nawe mawe, ariko n'Imana ndoyitera umwanda. Bamwe mwasigiye barantaye, n'imihanda ya Kigali yaranze, yaranyereye mama yaranyereye kuko iriyo canje muzondeke ntabaza cyane, mbabaza Imana ngo kuki Imana wabyemeye, ariko mushaka mwohinduka abana b'imbobo mukadukura kuri ino mihanda. Muratubwira ngo turasa nabi, ngo yewe ntitunanoga, ariko mwiduhora ibyo tutamenye kuko twe ntitwanarezwe. Nibi twanduriye ibyaha byinshi mu muhanda, ariko nibi twabisiga ngaha tukaza tukibera abana beza.
muri iyi mihanda ukagenda bamwe twahunze inzara nyinshi abandi twahunze inkoni nyinshi hari n'abaye bananiye ndabyumva ababyeyi ariko muca inkoni zamba mubagirire impuhwe ababyeyi musubize abana iwabo uw'icangaza asubira iwabo natwe tutagira aho dutaha mudutunge muduhe uburaro turare nk'abanyu erega natwe n'ibi byaha dukora biraturya guma hariya wamba we gumaho negera abazima noneho wabaye imbobo gira manigazi ndiko ongera ubyita umwana ongera ubyita umwana ahise ahinduka automatically. Wow, mire uziko noneho nguyobewe buse mukanya nongera ubu umukobwa kundi babaye ahangaha uravuga agahinda k'abana bari mu muhanda. Yego, ni abantu batagira ubavugira kenshi cyane, nabo ubwabo ntibabasha kwivugira, ariko bafite agahinda, barababaye. Numvishemo byinshi, numvamo ko batarezwe, numva ko hari n'ibyo babazwa nyamara nta burere bwabyo bafite n'ibindi bitandukanye. Ni message ushaka gutanga uyiha abandi? Ndashaka kuyiha imiryango muri rusangi, baba batu Rwanda no hanze yago. Yego. Kuko buri hantu hose ndazi hari abantu bari mu kibazo nk'iki ndimo. Yego. Kuko nge ndijwe rya benshi, ndi mu mwanya abandi bagakwiye kuba barimo, nge naje naserutse bambonye. Yego. Ibi kandi ntago nkuko umuvyi atabyipfuriza umwana we, ni nkuko nabari abavuka ku babyeyi. Yego. Babagira impu z'imihanda. Yego, nabo barakeneye kubona urukundo rw'ababyeyi batabonye. Ako gacupa karagaragaza simboli ngo karimo akantu kibanga. Yego, uzabasanga benshi bafite ubucupa burimo amakore, amadrug atandukanye, ngira ngo nabo suko babikunze. Aya ni kwa kundi wiyahuza ikintu kikugabaniza stress, kumbura ikurana zongera utabizi. Urafata izi alcohol niki uri kugabanya stress, kandi ubwo uri no kuzongera, kuko niko ubwenge bukuma nyine bugira utajya ku murongo neza nkuko byagakwiye. Yego. Iyo usobanura umwana mu muhanda, umufata nk'inzira karengane cyangwa no umunyabyaha nawe nk'abandi? Ni inzira karengane, kuko akiba umwana direct ni inzira karengane. Umwana ijambo umwana ni inzira karengane. Yego. Yego. Sibyo ko hari n'ibyo bakoze mu makosa ndabivuga, ariko nabyo bagakwiye kuganizwa, bakegerwa, bakitabwaho, kuko urumva n'abana katuzi ko umwana ntagazira amakosa ye. Ingaruka yitwa umwana mu muhanda ikwiye kubazwa nde? Ikwiye kubazwa nde? Abantu makuru muri rusangi bari aho hantu barebera, bakabireka ntibagica bikoraho, wenda ari ubuvugizi cyangwa ari ubufasha, bikagira icyo byakozweho. Kandi ko bwakutse sinakubyaye sanga nyoko. Ngo sinakubyaye naho nkomange ngo nibyanjye ni hatari. Tinugwanje rurakendera, urumva ntago waza kunyongera ibibazo, kandi kumbure ntago umwana we yabateje ibibazo bitasanzwe, yanaba mu bandi byo bike bakabisangira, ko dukehanira bangana. Mu gisigo cyawe akantu kuko hari noneho aho usanga umwana na nyina bombi ba mu muhanda. Yego. Birimo? Ntago nagikomoje ariko nabyo bibaho. Ugasanga umwana na nyina cyangwa na se ubwabo bose famiye ba mu muhanda. Ubwo yataha agasanga nde? Ubwo ni babandi navuze ati natwe tutagira aho dutaha, mutubera ababyeyi mwe mufite aho muri. Yego. Wow, kuko bibaho nabyo. Ko nagahinda kabana bari mu muhanda. Yego. Afrika irabafite benshi ndetse no kwisi muri rusange, hari n'imbobo nkuru. Nukuri. Wenda ntabwo ari amahirwe, itandukaniro ry'ina usanga ari abana kenshi, ariko hari ibindi bihugu usanga noneho nta bana bari mu muhanda. Ariyo bakuru cyane. Abo ari abasaza bari mu muhanda. Usende nako rumanga aravuze ngo n'imbobo zirakura.
zirakura yego wabona barakuriyemo iyo mvugo urayizi iyo mvugo urayizi ntabwo nyizi zirumaga yego hari akantu hari imvugo ivuga ngo nazo zirakura izo papa wanjye ntabwo njye nyizi shano no gurana n'imbogo yakuze byo ubu uri gushije nivyo byago ngo bugize muri ubu buzima urumva ni imvugo ingira ngo itari itadefanda cyane abantu mu muhanda bwivuga ko ivuga nko ku mico mibi ko nimba ufite mico mibi kuba warayikuze ukayisazana ntago bivuze ko utakifite urayifite n'umwe kuri imbobo yakuze nicyo wabavuga yego turakomeje rero twamire nyibutse imbuga nkoranyambaga zawe tugende tuzinyuzamo gake gake YouTube ni Yera Miriam yego TikTok Miriam yego Instagram ni Yera Miriam yego ugukansanga no mu byanzo rero rumaga yihangane ntanere ibibazo ndaza gupiningaho YouTube channel yawe abantu bagende bayisubscribingeho bakomeze kubona ibindi bihangano ugenda ukora umunsi ku wundi tujye mu ka break nanone nice yaramaze kuba mayibobo rero ubu mukanya Ruma Rwanda ruzira umwaka ayikize kandi kumpamagara uranshaka iki muri ndahabi ikibazo nibaza kimwe sa ubwo ni byinshi komera cyane mayibobo yakuze we byiruka yasanze nyirasenge mu kiderenga maze isanga nawe nimbo byiruka yasanze nyirasenge mu kiderenga ndanezero ku buryo ngiye binimo biranoneho bitangiye kunyobera ku twatanze indabo rero hari igitekerezo gikangura ibindi mumenya bwa mbere namumenye kubera program ya Art Rwanda ubuhanzi nice umunsi wabanjije uwo dukoze iki kiganiro ndiwo nyina w'igihugu avukaho wow akaba ari we muntu watangije iyo gahunda yego biri kuri ibyo akora byinshi mu mbuto nk'ikigo yashyizeho ngo gishyigikire by'umwihariko abana b'abakobwa yashyizeho na program ya Art Rwanda ubuhanzi uyu rero n'umwe mu mbuto za Art Rwanda ubuhanzi nagiriwe ubuntu barabanshinga bambwira yuko ari byo nabafasha ngo uyu musaruro rero nibimugeraho azumve ko tumushimiye by'umwihariko kuba yaratekereje yuko icyambere gutegura urubuga rw'abahanzi bashobora gukuriramo guha amahirwe abantu bose by'umwihariko tukaba dufite umwana nk'uyu nguyu Murundi kazi w'umuhanga ku rwego rungana gutya utanga umusanzu we bingana gutya binyuze mu buhanzi uranyemerera rero use nuhindukira muri dogere nka 20 ugana ibumoso bwawe ushaka gutera agatoki uraburebye muri kamera yego nuko mu mvugo yawe inzi ko iba mu bupfura bwinshi n'ubuhanga bwinshi ushimire nyakubahwa First Lady wagize igitekerezo ndetse akanabishyira mu ngiro ku bijyanye na projet y'Imbuto Foundation yagiye ifasha bamwe harimo n'umwana w'umukobwa ubu ngubu abantu bari kwishimira ibihangano bye cyane ko n'isabukuru y'amavuka yari muri ibi bice. Mbere ya byose isabutore nziza, tumwifurije isabukuru nziza, itari gusa umunsi avukaho cyangwa umunsi twagiriye umugisha wo kumugira, ahubwo irimo urukurikirane rw'ubufura agiye agaragaza mu bintu akora. Hari iby'ubundi dukunda kuganira nk'abahungu ukavuga ngo umubyeyi wambaye neza yakambaye ati, yakambaye nkawe. Ibyo tubiganira kenshi. Umubyeyi uzi kwakira abana uzamubona yakina nkunda uburyo yisanga. Jewe hari tuntu twitaga ngo utumanyeri, mperutse kubona ko akoze ku mupira numva ndanezerewe. Bisobanuye yuko ubona umutima mu muntu n'igihe ntacyo akubwiye. Nezerwa rero cyane umunsi bampamagaye bambwire yuko bambonyemo ubushobozi bw'uko najya mu kanama nkemurampaka agahitamo abana bazahiga abandi mu mpano. Ikireza yuko ni ishusho nziza yuko twaba dufiteho turamye. Ibi rero tubivugira mu ishusho ngari, hari igihe umuntu ahagarara abantu ukabona umwanya ari wo koko niwo. Rero twamushimaga, turagushimira cyane kubw'igitekerezo cyiza
wagize cyo gushinga Imbuto Foundation kugira ngo ishyigikire abantu benshi, ariko by'umwihariko tunezerwa cyane nk'abahanzi kubona program nka Art Rwanda ubuhanzi ikoze cohort cyangwa ibyiciro bitatu, ariko ikaba imaze kugira impano nk'izi ngizi n'izindi tutabasha kurondora. Yego. Ibyanzu dufite Gens Comedy, ubwo ndavuga nka bimwe mu bintu niburavuga shingiro, ni hamwe mu hantu hari gutanga akazi ku rubyiruko rwinshi, ni hamwe mu hantu harimo hararinda urubyiruko kujya mu bundi buyobe, ni hamwe mu hantu harimo haratanga indangagaciro ku bantu bahakorera, by'umwihariko ku rubyiruko kuko nicyo gice kinini kirimo, nta wundi tubikesha. Rero ntabwo uri mu bushobozi bwa Rumaga kuba ibyanzu biriho, kuko yo program ya Rwanda ubanza itabaho, hari abantu mba ntafite. Ntibiri mu bushobozi burya bwa Merisi, nubwo ntari bumuvugire, ariko ndi inshuti byinshi byenda bizi, iyo hatabaho program ya Art Rwanda ubuhanzi ngo imyereke yuko bishoboka. Rero turagushimira cyane, baho yaba byadukundiraga ngo imyaka isangirwe n'abato bacu bazaguheho tubashe kukugira. Mu cyama kubona Nyirinka niho mvugira mu rusange, ndi urugo rwubakwa, igihugu cyubakwa n'urugo, umugore wese akaba umutima warwo. Uko umwe agishakira amahoro, undi nawe akaba ari ahagitorera imbuto. Ejo cyakweza bataba bo bivahe, ngiryo ibanga abanyarwanda tugendana, abanyamahanga ryarabayobeye. Na His Excellency igeze kubikomozaho, aravuga ati buriya uko twabikora kose, iyo umugabo adafite umugore muzima, turugo rudafite umugore muzima, no umubiri utagira umutima, kuko umugore ni umutima w'urugo. Asante. Kwesheje ijambo ry'Igiswahili ntari gukurura neza, ariko resa n'invuga ngo ruraho ngaho nta kintu rufite. Ntacyo. Yego. Ariko natarakomeza, dore no bizanye ibi bintu, Rumaga hano mfite akavido kawe uri murabyinisha Ministre wa siporo, muhindukiza muri dogere 360, ndavuga ntigenda Rumaga uri icumu. Ni Ministre wa Siporo kandi umvaga bimeze bite birabintu. Nize Siporo, ni Ministre wa Siporo, kuntumaho. Ndashimira twatumweho n'igihugu, twari dufite ubutumire bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika na nyina w'igihugu, kuko bari kumwe. Umamugeze nta kindi abana mukora muri idagadura, ukidagadura n'imfura zisanzwe, ukidagadura nka bucura. Nageze rero nsanga abantu turi kumwe bose ni rubanda, nta kindi cyabaye. Rero Minisita ni umuntu ufunguye, twisanga turi kwibyinira, twanezerewe rwose, tumeze nk'aho uwo munsi wabaye umuganura. Niho rero video n'izindi zitasohotse mwabonye. Fata wenda buzi ijambo nkoresha gufata njya kwenda naho no ushyikira nuko umufata mu biganza rwose, akazi kimura kanyuka. N'abantu nubwo bakora ibintu bisumba iby'abantu, n'abantu barafungutse, bakunda kunezerwa. Rero kwisanga, ushobora kwisanga muri urwo ruziga rwaho wakwishimana nabo. Yarandebye mbonamo siporo, ntange mbwireka yuko nayize turibyinira, kuko yabonaga yuko ntari bwahagire mu gihe turi muri twibyinira. Turabyina rwose, agati karaturika kandi karamira. Agati kagira gate karaturika kandi karamira. Kamenya kugaturitsa agaki? Agati oya, gaturitswa n'Imana. Uzi ubwenge. Ambo wese gatoya muruma, neka nongera unyemerere wowe ari uko introduction y'aka gace kandi. Mazina y'ibwite ni Niyera Miriam, akaba umwe mu bana batsinze muri Art Rwanda ubuhanzi cohort ya gatatu. Ni umwana w'umunyarwanda kandi w'umurundikazi, umuhanga mu nganzo y'ubusizi, by'umwihariko ubusizi nseruka rubuga. Ni umwe mu bana bagize ibyanzu, itsinda ry'abasizi n'abanditsi rigira igitaramo ngaruka kwezi, by'umwihariko harimo n'igitaramo kizaba muri uku kwezi ku itariki ya 30 mu kwa munani, kizabera Camp Kigali. Mwanyemerera mu bupfura abakurikira MIE musanganywe, tukakira umwana w'umukobwa mu ishusho mutari mumwitezeho. Twamubonye nka kibobo, twamubonye nk'imbobo, twamubonye nk'umuntu uri murarwanya inda zitateganyijwe, twamubonye mu mashusho menshi, ariko iyi nayo bayimukekagaho. Niyera Miriam, icyana cyiza. Uwo mpamagara Niyera akitaba icyana cyiza, umwanya no wawe. Yego,
yego nyine naparitse ntangira make haba ku kiro cyangwa ku mabuji biterwa n'icyo usabye ariko yego banyitwa indangamirwa namaze gutibanga nibera kamaraya abatabasaza baraza mbese nkaco ntinuba ku kiro ni ku kirupfa kubuza nyerare ariko yego ndazira kutumvira mama nkigira icyo manze cy'ingare nkakunda nibi bigare none ndinze ngana nkuko usangukiye no kugahinga abana banje sinzi iyo bataha naho ncyose muvuze induru ariko nta kundi yego sigaye shorerwa n'abashaje nkakorera 5 ku munsi kwambara neza ntibigikunda no kujya nabyo n'urugamba ariko nta kundi yego impinduka ndazumva ariko ndabwira aho ugihagaze wemye ngo wikomereho ubwo bukobwa bwawe bukomeze iyi nzira nimbira jyana urebye yuzuye ibirura byinshi twaruhuyemo n'ibyaha byinshi kenshi tukitwaza n'utwuma tumeze nk'inzembe twabaye babikarabaye tayari ariko nta kundi yego ariko mwe muzi gusasuka najya murebye utanabishaka ngo bikunde utujurizo rare nazo nyine ntuzironke biratujya ariko yego byakunda ukikomeraho byakunda ukihagararaho ibyo ushaka byose bikuri mu biganza ikibura nuko ubisanga ariko mwe muzi imibu n'imbeho bitujya twaparitse nijoro ngo bikunde ducura gatubutse ariko nabyo disini tukabone njye karabaye nta kundi ndaparitse njye ntaco ncera nahageze abagura ni muze ariko mwe mwihagarareho ariko nanjye ndumva umurimo ntakibukeneye ariko nta nakandi karimo kamaboko numva ko nashobora n'utubaraga twaraheze n'ibigwara byarirunze ariko mana ariko nta kundi yego byakunda ugakomera ntuzisanga hanisanze iyi mihanda ni mibi yego hinga nze nganire n'iyi ndaya none se komera cyane wandaya ese kandi mire akanyuzuba n'indaya uriho wateze twabasuje cyane none isaha nangahe urumva wamangaye twabara kuri buji wamara zingahe bakuru kimbaje buji nangahe ase kandi yego uhinduye imyenda neza uva mu mbobo ubaye imbobo y'ingore noneho ikurisha ariko uravuga agahinda k'abantu bakora umurimo wo kudandaza amagara uti nibyo yego iki yego nabaye indaya yego byakunda wowe ukihagarara ko yego ndazira kutumvira mama yego ndazira iki n'iki yego ngo ariko n'utubaraga twagushizemo ngo kubera ibirwara turimo tw'amaboko sinzi ko nabaje yego ko nakundi yego warabyemeye kaje karemerwa niko baca umugani yego mu buryo bwa gihanzi uri mu ishusho y'uwo muntu ukora uwo murimo ariko si ubyitegereje noneho mu buzima busanzwe aba bana b'abakobwa n'abagore bakora iyi mirimo abenshi bavuga ko batabishatse sibyo yego nibyo birumvikana kubera ubuzima ariko se ubona umukobwa yabindaya akazabuvamo njye nemera ko impinduka zishoboka ku isi nkwibutse ko umuntu yaryamanye n'abagabo batabarika kubera ko umubare yakira buri munsi n'iminsi ubwayo kubibara biragoye ibaze abo bantu yakiriye bamusambanyije nako yasambanye nabo kuko ntibamusambanyije ku ngufu bamwe baranishyuraga ari gukubita kuri mikoro rega ni indaya uri kumva gukubita kuri mikoro yego ukumva ko umuntu waciye muri ibyo bintu bishoboka ko yabireka
njye nemera ko yabireka kubera ko ibyo mwe muvuga ni imitekerereze ya muntu nawe ubundi ukuri suko yabireka mu gihe agihumeka umwuka w'abazima mu gihe akiriho abajyanama bazima ibyo bintu byahinduka. hari uzi wabiretse nkubajije benshi ngubajije umwe wenyine. Aya uyu munsi naje ndindaya ninza ndi umuhamya nabwo nzaze ariko ntawe uzi barahari ariko umwe hari uwuzi singubwiye ngo umuvuge izina hari uwuzi Shandabazi barenze umwe bakijijwe n'abakozi b'Imana. Barindaye ku muhanda yego ariko bari kubwiriza ubutumwa bwiza bakaba batarizo mu rusengero. Oya ariko no ku muhanda ni bakiriza. Narahinduye icyapa sha mwana. Oya nari yagiye guparika ahantu heza niba nacyanagiye. Araparitse ni sawa nagumemo. Ecera igihe umuntu yendura iseta mukagira ngo yakijijwe. Anyways yego twari tugaciyemo ariko nta kidashoboka guhinduka birashoboka. Akavuga ati ndabireka sabana banje barya iki. Ariko yamara natwe tubayeho. Sigaye ko nawe yabaho. Natwe tubayeho sigaye ko nawe yabaho. Ko tudakora uwo murimo. Yego. Tubayeho. Wenda ushobora kuba ukutabitekereza ariko gake gake nigo rugendo. Tujya kubwira ati mwe mwarize. Mwarize mufite amashuri nge sinize. Ibyo byo ni igisubizo kiba cyoroshe nawe ubwe yaba yakisubiza kuko abize bose ntibakora akazi ka leta. Nice. Iki gisigo kuki wahisemo kucyandika ukagiportrayinga gutya? Nuko nzi yuko ishusho namba atari abantu bose bapfa kuyambara. Yego. Kandi byagakwiye ko yambagwa ukisanisha nawe wenda ko muri kumwe ibyo mushaka kumubwira. Ngaho reba muri screen ugenera ubutumwa abana b'abakobwa cyangwa n'abagore bakora uyu murimo. Yego. Bakobwa beza, bakobwa dukundana, bakobwa turi mugero rumwe, abandi utanabari musi yanjye ndabaramukije cyane. Ni cyana cyiza Miriam nk'ibisanzwe mbipfuriza ko abantu turi mu ishusho nk'iyanjye aka kanya nanjye ndindaya ndabasaba nkanabingingira ngo ibi nitubireka ubuzima siho bugarukira, ubuzima burakomeza. Twima amaso abaduha ibitatuvunye, abaduha ibyo tutaruhiye, twiga gukoresha imbaraga zacu, twiga kujya ibyuya byacu kuko mu ntoke zacu niho hari biryoshe, ikibura no gutera intambwe yo kubisanga ubundi bikamera neza. Ubuzima burashoboka ni nyuma y'ibi byose, nyuma y'ibi byose wabaho neza, watera imbere kandi wakiyubaka. Ndabakunda cyane. Muze tuvavanure n'ibi byose, muze duhindura ishusho, ntago ari nziza ntitubereye kuko natwe siko twavutse. Yego harababitewe n'ibibazo ariko nta kibazo kitarangira mu gihe ufite umutima ukomeye, twagwana paka kukuka kacu kanyuma ariko paka tugeze aho dushaka. That's nice. Rumaga egera hino nawe tumujyane ku cyapasha. Sanogera icyapa cyawe. Anyways dufata ni on motel buhanzi no kugaragariza impano y'uno mukobwa kugira ngo anyways benshi bamubone. Rumaga nongeye ngushimira none twakomeje kubana cyane ko twafokasinze kuri we kugira ngo hagaragara ubuhanzi bwe. Nta nubwo nateganyaga ubundi kubamo nuko sibyo ko nsana gusagariye. Nagaruka nsagariye burya rero ntago urumva tubonana gakeya kuri kamera. Yego. Tubonana gakeya kuri kamera. Gusa ntago ari kuza uherekeje umwe mu butoza ngo ne kukuganiriza. Ngira ngo twabanye ibi ni bike mu byo afite byinshi ariko yahisemo kuduha ino mikino kugira ngo ibindi bajye kuri channel ye yitwa ngo ikigarya Miriam Niyera. Miriam Niyera Miriam. Niyera. Niyera mu Kinyarwanda. Pega izina ryiza Imana Niyera. Imana Niyera. Imana niyo rero Niyera. Kandi kararenze kari hejuru. Imana Niyera rata. Bajye kuyireberaho ibindi bihangano bye. Dusoza rero. Utekereza iki ku busizi mu myaka 5 iri imbere Ruma? Aha mu Rwanda cyangwa mu karere kuko nk'uyu no murundi kazi. No buryo bushya bw'ubuvuzi burimo buravuka mu gihugu. Uburyo bushya
ubw'ubuvuzi buri kuvuka mu gihugu. ushatse kuvuga iki? Igihugu gihanganye by'umwihariko n'ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, yego, kandi ubusizi bavuga yuko ngo ni art of emotion, ni ubuhanzi bw'amarangamutima. yego, Bivuze yuko buza kubana na wa wundi uri kunyura muri ibyo bihe no gutanga ingero z'umuntu ushobora gutekereza kugana ibyo bintu. Yagaragaye mu masura menshi, yagaragaye nk'umukobwa wo ku muhanda wicuruza, ari imfura rwose, ibyo bintu atanabyigera. Yagaragaye nk'imbobo yo ku muhanda afite igicupa ameze nk'aho ari kunywa kore, ibyo byo ntiyanabitinyuka. Yagaragaye nk'uwatewe inda, nabonye bayimuteye. Ibyo byose rero yabikoze kugira ngo yambare isura ya wa muntu uri muri ibyo bihe, wanyuze muri ibyo bihe, cyangwa ushobora gutinyuka, niko nabivuga, kunyura muri ibyo bihe. Rero binyuze muri ibyo ngibyo buzavura benshi, buzakiza benshi, kuko mugabo ntabe kure abikinya. Nanjye ubwanjye nagiye nakira ubuhamya bumbwira ngo nyuma yo kumva wakiri mwana w'umukobwa hano akubwira yuko ngo yaretse kwiyahura kubera agi, ibyo bintu twabiganiriyeho. Kiriya kintu rero nicyo cyonyine gituma nkora ubusizi. N'igihe numva ko bigoye, nkibuka ko hari abantu nshobora guha ubuzima, nkibuka ko ibihangano byanjye yanga biri Imana iba yatanze ishobora kuyinyuza muri jyewe nkaba mikoro yayo, hasigaye kagenda ikavura benshi. Icyo nyishingiyeho rero, kimwe n'ibindi byinshi nzi nk'ibizibiti. Mu myaka 5 mbona ubusizi nk'umwe mu miti kwa muganga bazajya bandikira umuntu. Urwaye umutwe, yego utewe n'iki, naraye amajuru, muganga atakojeje icyayakuraje, bwa tugende wumva ibisigo bya Rumaga, ugende wumva ibisigo bya Miriam, ugende ukurikira ibyanzu, uzagaruka nyuma y'iminsi 3 tuzakubwira. nka Sarande ejo bundi yamvugiye ibintu. Urakoze cyane. Igisigo cyitwa ngo Ghetto. Nkiriya Ghetto, ntekereza yuko mugende mugikurikire, ni kimwe mu bisigo byiza. Cyiza we. Urebe ubundi ubibonera nko muri comment. Niho nkeze Saranda na management. Yego. Ubibonera nko muri comment. Na comment ziri bujye kuri iki kiganiro ndazizi. Kuko nanjye ndumwe mu bazitanga. Yego. Nzi neza yuko ibyo baba babonye, ibyo babumvise, ibyo babona, ibyo bumva mu busizi, nta handi hantu bisanga. By'umwihariko none ubusizi nibwo buhanzi bwonyine seruka rubuga mu ijwi bushingiye ku muco wacu no kubaho kwacu. Iyo mvuze bwacu, burya Abarundi n'Abanyarwanda nta kagozi k'inkubirane, tuvuga ururimi rumwe kuko turwumva kimwe. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga, niho mbona ubusizi. Ikindi cya kabiri wenda ntabwo reka kuvuga, mbubonamo ubuzima. Iyo umwana w'umukobwa nk'uyatinyuka akavuga mbaye umusizi, nuko abazi ko bizamutunga. Ariyo mpamvu nk'iyo cano uranze abari buyigeho bariboneho ibintu bitari professional byinshi. Yagiye afata na telefone, yagiye afata na kamera abonye, nta kindi nuko avuga ngo nibura ningaragaza ibyo nshoboye nzabona amaboko yo kunkorera ibyo ntashoboye. Mumushyigikire, nibura iriya cano ye ifite abantu bake, tuzagaruka yanazanye amashimwe. Mfite video nziza. Ipininza hano hasi ku kiganiro kambisubira bwa kabiri. Ipininza hano hasi ku kiganiro bwa gatatu, namwe mu byivugire. Ariko iritwa Niyera Miriam. Nice. Niye turasoje, ariko unyihanganire nkugondoze kuko n'ubundi nsanzwe ari ukomeze. Uri kumva? Ntabwo ari cyane, ariko cyane ko ari ibikuvamo. Hari umugabo witwa Serge Yaramuremye, aba muri Amerika, inshuti yanjye, one of my brother, yaririmbye ngo ibimvamo nanjye ubwanjye biramvura. Aririmba gospel. Yego. Wowe ibyo usiga bikumarira iki? Ibyo siga ico bimarira nico byamari, ico we byakumariye uri hanze, ico nge biba bimariye. Akira mikoro rero turasoje, ariko hari akantu nzi kuzi gukora cyane utakoze, kandi ngewe nakubwiye ngo sinjya ngondoza abantu, mbikora cyane. Uri kumva? Gato ku rukundo nshara uri positive basi. Kunze Rumaga ariwe bagiye gukoresha. Wori props. Prop. Arantereta. Akira mikoro. Muye papa. Yego. Yangane Rumaga. Utereta umwana we hafi. Muri twatereta uyu mwana. Kuko nazi gusuko ni gogo. Ubwo niwe. Ubu koko ngiye
no kunyuzaho mama rugamba rugabazinduka kure hisi yahushana mbo umugiza ajinduka ugira mbo atonzwe inkoni mu buhungu ngo buke nzinduka nkugira ihindebe ndahino ndore nk'iki kigeni cyana cy'imico gusa icyo kibazo yitwe ku muntu ndacyahiga igisubizo ngo tunwa twari gasa umunyu inka kabuye kawuse ihine dushira uburyohe icyambwira Imana uko yakuremaga ikurura ntege ngwinamira igikiranuye ndebe mu inota ryanjye ncuranga urukundo nunyurgure kurijwe nk'iti gikundira igikobuze nkoshye mwaba abagabo mu Rwanda ruzira umwage cyampinka cyanjye ariko icyamuye cyangaro sekadi yasintereteka seka kamanga narakubwiye seka kamanga nshuti ya data seka gatunge kagira Imana yo sawa 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 akarabizi ko nge ntatereteka ndagutereta ariko nge ndikunda ndi cyana cyiza gikeye ndi cyiza ngira ubuntu namwe ni mu bimbwe ndi cyiza erega ndabizi murankunda ko mbatera ipfa mugapfusha ariko sha ndi cyiza sinzi mbambaroka ubanza ari nge baririmbiye ngo teta shaka pizza ndi nk'iyo ndirimbo nabyirutse ibyinitse ndi bwiza butiho gwizambya n'uturingo tw'imirimbo nge ndi naturelle gusa ariko rero nk'igisore kiyemera cyana cyiza nticyamutereta ariko naba mbabeshye yaba yinjiza ngahe yabasha kunshitura nge sintereteka bene data ariko cyakora abaye ari nk'umusizi yizeye ku mitoma akancengera bucece nta gucererwa mu gitondo cyane akazinduka ngo cyo ngwino cyana cyanje ciza cyanya kiziri cyasha tambuka cyane usanga ngo usanzure ubwiro bw'ibyo ntunze mu mugabane w'ibyo mfite niwe mukuru uzabuyoboye aho najyamwo ndagutereta urantereta ariko se ubaye uresha njya sintereteka abasore bene data abasore musobekeye kuntereta musuri inyuma gose njye sintereteka ibaze none usezeranye utanarigira ukaba usezeranye ko tutajyana igipesu njya sintereteka da sintereteka ninahoranye umuhigo nk'abandi basore benshi ku munsi nakuze nanjye nzaba rw'imigezi nkavoma y'urutare ntasizeho ibishanga ariko umunsi nguye mu ntoki nameze imizi ntangira umuhigo kuvuga icyabuze umunsi ameze imiryango yose avinserera mu nda kuyakibyara bwaki uwejo nzita nyiri umudende aho niwaza nkagutuza wanjye ukaza kwiturira ndemeye icyo baburu egera wumva uburyo biryoha bijyana wisuca pe rumo bigenje ntago numva kiba kivuga gahoro abazabyumva niba ari abari ari ngewe ntago nabyumva amagambo ashyushye umuntu aba nk'imboga imbogege kivuta kuri kino cyakora urumva iwanasambana kabiri ntago wamucika kabiri oya byanze ko ndanasubira kuvuga ndavate nayamanitse ndabashimiye bro God bless you ariko tutarasoza ngira ngo hari gahunda nshyashya abanyira gutegura y'ibyanzu wabaha abantu updates zihuta ubundi nkabasezeraho kabisa byarangiye rero nje mu kiganiro ntekereza yuko undi nacyo gisumba burya abavandimwe bahuye ntibabikira interview turabatumiye ku itariki ya 30 dufite igitaramo Camp Kigali igitaramo cy'ibyanzu nkuko musanzwe mubizi ibyiza nibyo tutabasezeranya ahubwo nibyo tubaha mugataha muri abatanga buhamye gura itike urakanda akanyenyeri 797 akanyenyeri 1 akanyenyeri 8 akanyenyeri 8 ahura ushobora kugura itike ukayigurira umwana ukayigurira umuvandimwe ukayigurira umubyeyi muzaze dutarame muzaze mushyigikire impano nk'izi ngizi muze mudushyigikire ibindi byose dushobora kuba tutavuza ngaha ubisanga ku mbuga dukoresha na za nyirakabugabuga ni ibyanzu cyangwa ibyanzu GPS wanyura ku rubuga rwa buri muntu mu bagize ibyanzu twakiriye n'ibyanzu bishya ubutaha ndashaka ko tuzongera tugakora inkera bose turi kumwe turi kubategura ibintu byiza tubararika imikino myiza mutigeze mwumva ku itariki ya 30 Kanama kubabona nicyo kintu cyonyine twita umwenda muturimo muzaze mutwishyure rumaga Rwanda ruzira urakarama
ngaho baho.